Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 28 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2024. Tuzindutse rero muri studio n'ubundi nk'ibisanzwe kitaraganya kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akaba ari amakuru n'ubundi tugiye kugenda twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukatugenda twibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambaro ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacyo muri rusange. Ibintu bikomeje kuba bibi muri teritwari zigiye zitandukanye, ari nako kandi abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi bari kurwana ku butegetsi bwa Kisekedi nabo rwose akomeje kugenda bitegura, bari mu myiteguro ikomeye cyane y'urugamba. Hanyuma rero turaza kureba ese bimeze bite, tuze kureba rero ibice birimo biraberamo imirwano kuri uyu munsi cyangwa se no ku munsi w'ejo nihe byari bimeze bite, byose tuze kugenda tubireba. Hanyuma kandi tuze gusimbukira no mu abaturage batuye muri ibyo bice, turebe nabo uko situation ihagaze. Icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe niba uhageze ari ubwa mbere, hanyuma kandi ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba mu mbere mu kubona video. Waramutse neza sina makosa? Yes, bwakeye neza fight. Urakomeye? Meze neza. Hanyuma nicyo uzaniye abadukurikiye muri iki gitondo? Yes, turahera anga rero muri Goma ubona ko ibintu byamaze kuba biba ibindi aho rwose muri bya bisambo byaraye byambura ku munsi w'ejo umwe yabashije kuba bamwivugana. Turabasha kuba twagera muri Masisi naho tugende tureba rwose imyiteguro y'urugamba ikomeje kugenda ifata indi ntera. Turasimbukira muri Rubero tubabwire agace Monisco yamaze kuyashyiramo ibirindiro mu buryo bwo kugenda ifatanya na FRDC. Turasimbukira muri Pinga tubabwire impumeko iri muri iyi centre ya Pinga, ubona ko FRDC n'ubwirimo ariko bitameze neza. Tukira hanga Rubero turababwira imodoka bashije kuba yakora impanuka bitewe n'iyi FRDC. Ese byagenze bite? Aya yose niyo tugiye kuza tubaramburira kugira ngo rwose amakuru aze kubageraho. Hanyuma mbere ko twinjira rero mu makuru mu buryo burambuye, barakubwira bati roho nzima muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti. Roho nzima itura mu mubiri muzima, kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro, ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, nguko ngayo mu byukuri barakubwira bati niba ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ari no muri famille yawe irwaye bagane, mu byukuri bagukoreho ryake. Nta handi ushobora ko wasanga ubuvuzi bwizewe bavura bifashishije imiti y'ibikomoka ku bimera, naho ngaho rwose honyine. Ariyo mpamvu tukubwira tuti basange ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako. Muri iki gitondo rose n'amakosa, reka twinjire makuru mu buryo burambuye. Munyemere manze mbabwire ko mu byukuri societe civile hano muri teritwari ya Rucuro bongeye kubogoza, bongeye gutabaza, baravuga bati abarwanyi ba M23
bongeye kurunda abasirikare cyangwa se ari kudeployinga abasirikare benshi mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi bavuga ngo aba barwanyi n'ubundi ngo bari kwambuka bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza hano muri teritwari ya Rucuro. Ibi rero iyo ibi byabaye cyangwa se iyo amagambo nk'aya kutangiye kongera guhwibizwa cyangwa se kuvugwa, baba bigaragara rwose ko M23 yari fosinze kuko baturuka hano za Runyoni bagakomeza iyo ngiyo za Rucuro. Ahangaha dore rwose ko ariho igenda n'ubundi itoreza abasore bayo, naho hari ikigo dore ko imaze kugira ibigo birenze kimwe. So hari abaturuka hano za Runyoni rero mu by'ukuri na za Cyanzu nahe hose, iyo rero bababonye bavuye hariya rwose abaturage bo tayari bahita batangira gutabaza bakabwira ubuyobozi cyangwa se igisirikare cya FARDC kiri hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, bati mw'abantu mwe uko byagenda kose mwitegure intare za Sarambwe cyangwa se M23 yatangiye kuri fosinga. Gusa ariko nanone ku rundi ruhande iyo ibi bibaye ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko urugamba rugiye kongera gufata indi ntera cyangwa se rugiye kuba urugamba rukomeye cyane. Icyo gihe M23 ibigiye kwagura ibice, iba igiye kongera kwagura ibice cyangwa se bigiye kwagura imbibi, kuko abo basirikare nta kindi kiba kibazanye kitari ukugira ahandi hantu mu by'ukuri nabo bafata cyangwa se bakaba. Ariyo mpamvu uhita ubona rwose igisirikare cya FARDC kiba kiri gukangarana kikavuga kiti mu by'ukuri byakomeye. Ubwo bimeze uku nguku M23 iri kudeployinga, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyangwa se bibaye bibi. Nta kindi no FARDC nayo ikora kitari uguhita iri fosinga igahita itangira kongera muri defense zabo abarwanyi, igahita yongeramo special force ya Hibu, aba FDLR abarundi bagakusanyika bakirundamo, mercenaires na za drone zabo bakazamura n'iki byose, bareba ko M23 itabagabaho ibitero simusiga biba byashobora kuba byabakura muri ibyo birindiro byabo, kuko nyine baba bafite ubwoba. Donc ni ukuvuga ngo M23 iradeployinga abo basirikare kabiteguye kuba bafata ibice bigiye bitandukanye birimo ingabo za FARDC. FARDC rero nayo iyo yamenye yuko M23 yatangiye kudeployinga, icyo ihita ikora niki, ihita iri fosinga, ihita itangira kongera abasirikare mu defense. Intego yabo rero nta yindi cyangwa se impamvu nyamukuru ituma bashiramwo cyangwa se bongera abasirikare kuba ari ukugira ngo mu by'ukuri nibagira gutya cyangwa se M23 nibagabo ibitero basange bakomeye ari injege cyangwa se rwose utapfa kubanyeganyeza. Urumva ko bitoroshye sina makosa. Yes, ntago byoroshye naka na gato ubona ko rwose anga muri Rucuro M23 ikomeje imyiteguro ikomeye cyane kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabona ko batagenda bumvikana nabwo naka na gatoya, bitewe nuko rwose bagize gutya bagafata intwaro bakerekeza iy'amashyamba kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Kugeza ubu ngubu rero bakaba bakomeje kugenda bongera imbaraga mu bice bigiye bitandukanye, ariko banagenda batraininga n'abandi basirikare. Ubona ko rwose bambariye urugamba batiteguye kuba rwose bakora ikosa niri na rimwe ryo kuba basubira inyuma cyangwa se batakaza agace naka na kamwe, ariko bafite n'intego zo kugenda bagura imbibi muri rusange. Ya iki ni ikimenyetso sina makosa. Nk'ubu ndabona hari amakuru ndimo ndabona angezeho nonaha avuga ko abarwanyi ba M23 mu by'ukuri ngo ikindi kintu ngo hari abandi basore bagera mu 2000 nabo rwose ngo bamaze kwinjira mu classe cyangwa se mu ishuri aho bagiye gutangira kwiga isomo rya gisirikare cyangwa se bijyanye n'imirwano. Ubwo babigaragara iminsi yashize tumaze iminsi tuvuga deployment, uburyo kibagenda ba deployinga, bivuze ngo hano harimo urumva hari ibigo byari bimaze kuba nta basinyeshuri bifite. Urumva ko rwose ubwo birashoboka kuba bagiye guhongera gutangiza abandi bashya. Yes, birashoboka cyane ko bagiye kongera kwa bari kwigisha abandi bashya. Ubona ko bamwe bapasinga abandi binjira. Ubona ko mu by'ukuri M23 isigaye rwose ikora ibintu byose yamaze kubitegura. Ubona rero kuba n'abandi bari kuza binjira bagenda rwose bahabwa imyitozo umunsi ku munsi. Ni ikikwereka ko M23 mu by'ukuri itandukanye n'izinyeshyamba zindi yo kubona ibyo ikora byose ifite intego ndetse ifite icyerekezo muri rusange, kuko ibi bintu byose ntabwo wabikora nta kintu ugambire kuba wageraho muri rusange. Reka rero tuze kureba gusa n'abana basore abantu babibaza tesa abasore bavuye hehe. Hari abaturutse mu nkambi zigiye zitandukanye, yaba iziri hano muri Uganda, iziri mu Rwanda, inkambi z'impunzi nyine z'abanyekongo. Hari abaturutse mu bice M23 irimo kugenda iyobora. Hari n'abantu benshi mu by'ukuri usanga rwose biteguye ariko barabuze inzira zabagezamo pe.
iyo rero abonye ubwo buryo araserebura byo ku rwego ruri hejuru cyane. Reka tuve rero hano muri reinforcement ndetse na deployment ku mpande zombi. Munyemerera ahubwo duhite twerekeza noneho muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ariko se mbere ko tujya muri izi nkengero banza tugezeho nkuru imwe yo muri Masisi kugira ngo n'abatwumva bavuka hano muri za Masisi bumve naho uko bimeze. Yes, muri Masisi usibye nabo imyiteguro y'urugamba, ariko usibye n'urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ariko rutari rukanganye dore ko rwabaye mu masaha make rwose. Burano dutero shuma by'abazarendo. Ni bitero shuma by'abazarendo bagiye bagaba mu bice bigiye bitandukanye, hariho ngaha rwose aho bita za Kinyana bagabye ibitero shuma by'amazi nk'iminota nka 45 ubona ko ntabwo cyari gitero navuga ko gikomeye, ariko M23 ikaba yarabashije kuba yabasubiza inyuma, ndetse naho bita za Gatoboto rwose naho babashije kuba baza kugira ngo barebe uburyo bagaba ibitero ahanga muri bice bya M23 rimo za Kuwait berekera za Monasteri, ariko naho ntibabasha kuba baresista igihe gikomeye dore ko naho barwanye nk'isaha imwe bakabasha kuba babasubiza inyuma. Ahandi twavuga ni mu nkengero za Rubaya rwose ubona ko FRDC naho ku munsi w'ejo ndetse n'abazarendo bari mu masaha y'isama naho bari bagerageje kuba bagaba ibitero baturutse epfo za Rukopfo, ariko naho ntibabasha kuba bagira muri eno za M23 twababye yuko bahagarara mu nkengero bakarasa mu bice M23 irimo, ariko akaba batari bagera mu bice M23 irimo nyirizina. Ubona ko mu byukuri ntabwo basigaye batinyuka kuba bakandagira mu bice M23 irimo naka na gato. Ariyo mpamvu rero ubona ko M23 bakubwira abantu bari hariya rwose bagenda bakurikirana gahunda zabo, bakubwira ko hari ikomeje kugenda ihongera abasirikare batari bamenya ngo mbese abasirikare ubundi ari kongera ahangaha nabiki. Kuko akubwira ko hano nibura ahantu hari imbaraga ari kuri Masisi zone, ariko usibye ahangaha ko rwose ahandi M23 ariko yaramutse ihakeneye. Ariko sinamako abaturage bari hari ahantu bita ku Nturo, abaturage bari hari za Petit Masisi ngo umutekano ni wose pe, biriya bice ngo hari umutekano ukomeye cyane, ahubwo ikintu kijya kibura ngo ni ikintu bura cyitwa amarezo. Amarezo hari network bari ikibazo, ariko nje naje kuvumbura impamvu ahantu bura ngo hari ama defense menshi ya M23. Nese M23 bari yaca amarezo ishobora kuba urabizi, hari ukuntu abaturage hari usanga bari guhamagara ngo urabona niba hari ikintu hari akabaye hari intasi bura niba hari ama defense ya M23 hari n'intasi nyinshi za FARDC. Igihe nari mperukayo ikintu cyatumaga amarezo ataboneka hari bira bisande babiri ku minara byagiye bihora n'amabombe noneho iminara iza kwangirika, ama connection ntihaza gukora neza bitewe nuko iriya minara yari yarangiritse, yaba ari uyu nguyu wa Gicwa yaba ari uyu nguyu wa Mushaki. Ubona nyine ko iminara yagiritse ku buryo umuntu wabaga yabona amarezo ari wazamukaga hariya za aho bita kusinga agakoresha iza hano imurimbi. So rero sinzi nimba wenda M23 ariyo yagize uruhari mu kuba izi network zacika, gusa iyo turebye dusanga ari impamvu ari impamvu z'iminara nyine yangiritse. Ubundi hari ababonaga navuga ama network igihe cy'izuba igihe cy'izuba niho wabonaga ama network, ariko imvura yabaga yaguye cyangwa se ari igitumbiko ama network yahita agacika. So sinzi n'ubu ngubu urimo ariko bikimeze rero, ariko ubona ko nyine ama network amanza kuyashakisha, ariko mbonye abantu bari kunyandikira bigaragara ko ama network ntabwo aboneka buri gihe. Nje na mpamvu mvugane ntabwo ari ibyo bintu byabaye, ibyo bibazo ntabwo ari byo, kuko nk'ubu ngubu barakubwiye ubu ntibakwandikiye mu kanyarezo zigiye kuboneka, zigiye kubura zirongera zibure. Niyo mpamvu mba mvuga nti nyamara ibyo ntabwo ari byo bibazo, ahubwo bitewe nuko ari M23 urabizi ku bintu nk'ibyo ngibyo rwose reba ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Shaka kuvuga abari abaturage kuko bahamagara akantu kose intasi ziri hariya zifite amarezo ziri gushaka rezo kugira zirabure zivuga uko bimeze. Shaka gukuraho nayo marezo kuko n'ubundi bajya bakoresha ibyombo, hari uburyo kirera amarezo banayakatinga mu rwego rwo kugira mu by'ukuri bagabanya akavuyo kabara abaturage mu by'ukuri ibintu bigende neza. So gusa nibyo waruvuze uti bari banyandikiye nanjye ni kuwa kabiri ni kuwa mbere nibwo twari turimo ndimo ndavugana n'abaturage batuye hari ahantu bavuga ko ibintu bimeze neza, barimo barahinga imyaka bimeze neza. Nabonye n'utuvideo ducaracara rwose abaturage ari ku Nturo ubona bishimye nyuma yuko amazu yabo yigeze gusenwa agatwikwa, nyine wabonaga ko yaravugurutse ndetse barameze neza. Hari ahantu ni heza cyane, niho bita ubundi
uzi kubona umuturage atuye mu bikuyu ubona ari ibintu bisa neza ubona rwose ari mu bikuyu inka ngizo zirisha aho ngaho ubona ibintu bimeze neza yihina inyuma akajya kuzana igikebe cy'amata ubona ari ibintu byiza cyane rwose baba batuye neza cyane hariya hantu ibintu ari tamamo ubwo rero mu by'ukuri nuko ibintu bimeze nuko muri Masisi bimeze mu bice M23 ifite rwose ubona ko ari umutekano usibye muri bice nyine navuga bikirimo Wazalendo ndetse na FARDC ubwo ndavuga za Busihe mvuge ahangaha rwose za Butenderi mvuge rwose ahangaha rwose za Gahanga ubona ko hakirimo umutekano mukeya bitewe n'izi Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kugenda bahayobora ubona ko rwose ibitansi birimo biravuza ubuhuha nubwo FARDC yari yarabiyamye ubwo ndavuga Wazalendo ibintu ariko burya baravuga ngo wariye ni urya ubona ko Wazalendo kugira ngo bazaba ahantu rwose badasoresha byagorana cyane ariko urebye ibijyanye n'urugamba byo nta bihari rwose kireka ari igihindutse wenda mu masaha ari imbere tukaza kuza ku breakinga yuko hari ibihindutse muri bice bya za Masisi dore ko amakuru yaho rwose tuba tuyafite mu bimbere muri rusange ngibyo rero ibirahangaha rwose muri Masisi mbona ko ibintu bitameze neza nakana gato ubirebye imyiteguro y'urugamba ikomeje kugenda ifata indi sura ubone ko rwose aho bari buze kuba bahurira cyangwa se aho ruri buze kwambikanira aho biri buze kuba bifata indi sura yes ubwo rero sina makosa uko ibintu bimeze reka twinjire tubanze duce na hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma turebe naho izi ngabo zihari ngo bimeze bite turebe duhite twerekeza muri teritwari ya Warikare ubwo ni muri ibyo bice bya Zapinga naho aho imyiteguro ikomeje muri rusange twihuse rero reka tubabwire ko mu by'ukuri hano muri uyu mujyi wa Goma n'ubundi imyiteguro y'urugamba ikomeje kuba mu by'ukuri nababwiye ko FARDC bari gutegura intwaro zikomeye cyane ngo zo kuba zarinda uyu mujyi wa Goma ari nako Wazalendo hari abakomeje kugenda basubiranamo ubu noneho amakuru namenye cyangwa se amakuru yangezeho nuko hano muri uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri ngo ingabo z'abarundi aho zongeye kuhagaruka ndetse nyinshi cyane ariko none ngo ntabwo bo bashaka kuba baguma hanga ngo n'ubundi barakomeshaka guhita bakomeza bakajya muri Warikare ariko hari abatabyishimira kujya muri Warikare nubwo benshi baba bishaka bitewe nuko iriya nahandi ni nko mu kindi gihugu baba bagiye none ntabwo babazi ngo bari hehe urumva ngo niyo babirutseho ngo nukwirukanka mu mashamba bakazerera bagasa n'abazengazenga nta hantu bazi bari buke iriya ni butamoso bw'igihugu cyabo kandi ni n'ahantu mashyamba iyo urebye territoire ya Warikare ni territoire rwose nka 90% cyangwa se 85% na amashyamba ntabwo ituwe nta masantere tuzi ifite manini nta hantu hahimigi ifite twavuga hagaragara so bona ko rero ariyo mpamvu bona ko benshi ntabwo bagomba kubyishimira kuko baramutse rwose bagucanganyikishije mwari amashyamba kugira ngo uburi umurundi uzamenye iyo uzatahukana byagorana bitewe n'ikirere uba wagezemo mu by'ukuri ubona ko wageze mu kirere utazi kandi burya twasanze kurwanira n'ahantu umuntu atazi haba harimo riske nyinshi zo kuba rwose yagwa muri ambush y'umwanzi cyangwa se akagwa n'ahandi hantu abatateganyije kuba yagwa ubona ko mu by'ukuri wenda bamwe barabyishimiye bitewe n'uko bazi ko bazagerayo bakabona aya mabuye nyamara n'aya mabuye tuvuga nukugira ko yashaka ntagaru kugira ngo utoragure ubona ko y'abarundi bakomeje kugenda byibeshyaho niba banagiye gushaka amabuye bizasaba ko bagerayo bakajya mu birombe bakajya kuyacukura ntago bazagerayo ngo basanga hatanditse batoragure ubona ko rero benshi batangiye kugenda navuga bagira ubwoba bwo kugira ngo babe binjira muri aya mashyamba ya Warikare bitewe nuko ari ahantu navuga batazi ndetse batamenyereye bashobora kuzahuriramo n'akaga gakomeye rero mu gihe rwose M23 yaba ibarungitse muri aya mashyamba bikaba byababera bibi kugira ngo bazongere kuva bisange ahangaza Masisi ndetse na za Nyiragongo bishobora kuba byagorana muri rusange bamwe rero kumva ko batangiye kuba bagenda baseta ibirenge kugira ngo bajye mwabira bice ni nyuma yuko abandi rero bakomeje kugenda bishimira kuba bajyayo kugira ngo barebe uburyo aya mabuye y'agaciro ariyo ndetse n'izi za zahabu bagenda bazikurikirana 5 kuri 5 yes ubwo rero urumva ko ntabwo byoroshye aba barundi mfite n'amakuru ndimo ndagenda nakira nanone ndimo ndakura muri drone zanjye zirano muri FARDC avuga ko hano hantu ngo bari gukunaho ngo izi ngabo zaje kurwana no mu butumwa bwa Sami DRC ubwo ndavuga
izi ngabo zirimo South Africa, Tanzania n'izindi z'uburu na za Malawi bose ngo barimo kugenda mu by'ukuri bari bari gufata abasirikare kubadirisha bari kugenda badirisha bari gufata ingabo zimwe ziri guhindura izindi ziri kubadirisha izindi zimwe bamwe bakava muri South Africa abandi nabo bakaza bakabasimbura biragaragara ko uyu mwaka bagiye gutangira biyemeje n'ubundi bagomba kwa bazanamo ingabo nshya donc ngo bari gusimburana bamwe bari kuza abandi basubira bagomba ko bazana ingabo nshya bitewe n'ingamba bihaye kuko baravuze ngo uyu mwaka usa nk'uwabapfiriye ubusa kuko ibyabazanye igisigitira bagitese ko mwaje muzi yuko mugiye guhangana nabo mutwaye 23 ariko mukaba ntacyo mwakoze mukaba nta ibyo uko mwaje kari nkuko na EAC ariko ari imeze kabantu uzi ko abantu batangiye bavuga ati ubwo sadekije noneho M23 kayibayeho uzi ko rwose byagiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati M23 kashobotse ati sadeke noneho kuba yamanutse ati nta kintu kirahumeka kirasigara muri nehuza M23 ariko mu byukuri twarategereje dusanga tubona ibyo babavugagaho ntago ari byo bigeze bakora ibiro byaje kurakazana gisegeti ndetse bituma bakora n'inama navuga yabibumbiye muri uyu muryango wa Sadeke hagisegeti yavuga gatese ko mwaje muvuga yuko mugiye gukora itandukano na EAC ko mugiye kuza mugakora nk'ibyo mwakoze 2012 2013 none ubu ngubu bihagaze bite urumva aho usanga rwose Sadeke nubwo mu byukuri fighter iri ahangaha muri Kongo ariko mu byukuri yabeshye gisegeti imubeshya ko igiye kugira ute kigiye guhangana n'abasirikare ba M23 nyamara yo turebye mu ishusho nshya y'uru rugamba rwa M23 dusanga Sadeke nta kuboko nuko nakumwe gishyiramo kuremereye cyane usibye ahubwo kwa kubeshya FARDC yuko iri kurwana igahangana nabo ariko dugasanga mu byukuri ntabwo ijya yijandika muri mirwano nkuko byari byitezwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa so rero urumva ko kugira ngo bazane abasirikare bandi bashya nanone nanu kugira ngo bakomeze kugenda bakinga ibikarito mu maso gisegeti bamwereka yuko abari basanzwe ntacyo bakoze ariko kuba bagiye kuzana abandi bashya ko hari ikintu bashobora kuba bagiye gukora muri rusange donc no kubaruhura tunabigarutse wenda bararura se bakoze iki nyine no kugira ngo nabo baje kureba uburyo ki baguma basubira harayi wabo bakiyorganiza abandi nabo bakaza mu butumwa bakagera kuri la famille no butumwa bahabwa n'amafaranga so rero urumva ko nabandi nabo bagomba kuza bagomba kuza nabo bagomba kuyaryaho bakaza rwose bakareba gusa ariko n'ubundi sinema kosa ahangaha dore impamvu n'ubundi urugamba ruzagorana cyane kuba rwakwihuta cyangwa se kurangira kuko ubu ngubu aba baje bameze nk'ahari bashya ushobora gusaba ugasanga rwose ibintu byose ni ukuberekeye nabo nibahagera bazakubwira ngo ntibaramenyera baracyari bashya dore kari agasozi kariho M23 ni ukubatambagiza akagenda babereka akantu ku kandi noneho ibaze mu gihe cyo kurasa ntabwo bamenyereye isasu rya M23 ukuntu rari guturagurika n'ambushi n'udutego shuma n'iki byose donc baraza bameze nk'abavubu nyine nibyo ndi kukubwira ngo ibi bintu Sadeke iri gukora imeze nk'iri guhima FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa kuko ibaze bakuyeyo abari bahamenyeye bamaze iminsi bavuga ati ntabwo twari tuhazi twagendaga twigaye neo turi buryo mu 23 yagaze tugenda dukontrola bimwe na bimwe none muduhereze undi mwaka tugira ute twigaragaze gisegeti aravuze ati nta kibazo none barebye gisegeti aravuze ati no ahubwo abangaba bari basa n'abahamenyereye reka tubahakure tuzane abandi bashya abagisegeti nawe najya kwa byatese ko ntacyo muri gukora nabazavuga ati turacyari bashya muri Kongo turacyari bashya pe ati turacyari bashya mureke tugira ute twige natwe M23 undi mwaka uzaba uri kugira ute uzaba uri gushira nababongera bagira ute bavuga ati mutwongera undi ahubwo bite nuko twari tukiri kwimenyereza murabona ntacyo twari gukora tutaragira ute tutaramenya buri kimwe cyose urumva rero rwose gisegeti nawe bari kumuta muri 90 bamurushije ubwenge hanga bwose ubona ko bari kumubara ku rwego rweje bari kumukina niko nabivuga iyi Sadeke mu byukuri nubwo yari ayitezeho ubufasha ako nge mbona nta kizamufasha n'iki na kimwe bitewe n'ikirega nabo bamaze gusobanukirwa iby'intambara urabizi ubwo bari harare bamwe bifuje yuko gisegeti
kandi ubwo ni mu muryango wa Sadek bifuje yuko bagira ute bajya inzira y'ibiganiro kurusha uko bajya mu nzira y'intambara. Ubona ko mu by'ukuri nubwo bamwemereye ko ari ubufasha bazamuhereza, ariko nabo iyo barebye intambara babona ari intambara itari ikwiye kuba uyu muryango wa Sadek wayijandikamo, bitewe nuko ubundi bakubwira ko uyu muryango wa Sadek wakagombye gutabara aho igihugu cyatewe n'ikindi. Ariko ngo iyo barebye nabo mu bushishozi bwabo basanga ari abanyekongo bari guhangana n'abakongomani bagenzi babo, bakabona rero ngo nabo ko atari ngombwa yuko bakoherezayo ingabo navuga se cyangwa imbaraga z'umurengera kugira ngo bajye gutsinsimura aba bakongomani. Bakibaza tese ubundi nitwirukanka kuri M23 nabara abakongomani ubundi bazajyayo, nyuma mubatesheje igihugu cyabo ubundi muzabira uko mubajyane. Ariyo mpamvu ubona ko na Sadek mu by'ukuri yamaze gusobanukirwa iby'iyi mirwano, ubona ko ariyo mpamvu nayo iri kugenda ibishyiramo biguru ntege, Gisegeti we ntamenye impamvu yabyo muri rusange. Reka twerekeze muri Pinga, twerekeze muri teritwari ya Warikare. Ibintu biri kuba hano muri uyu mujyi wa Goma turakomeza kugenda tubikurikirana, tuze kubaha icyitwa idonido mu masaha y'umugoroba. Ahubwo reka dukomeze muri Pinga biramutse bite gusa mperuka n'ubundi naho ni gukurefosinga kujyana ibikoresho n'iki byose. Ubu umwuka waho muri iki gitondo uramutse bimeze bite? Yes, muri iyi Pinga rero ni muri territoire rwose ya Warikare, ubona ko naho ibintu bikomeje kugenda navuga biba bibi ku ruhande rwa FARDC, dore ko nyuma yuko M23 iri kugomeza kugenda isatira agace bita Burayi, byatumye FARDC ngo imbunda zari zikomeye zinaremereye cyane zabaga ahangaha muri Pinga rwose bazimwe bazikoye rwose, ntumbaze ngo bazijyanye he, ariko amakuru dufite ngo nuko bazijyanye kure rwose iyi centre ya Pinga. Ni mu gihe bazi yuko M23 ikomeje kugenda mu by'ukuri irgisata burenge iyi centre ya Pinga. Ibiro bikaba byatumye mu by'ukuri FARDC hano muri Pinga rwose nabo bavuga ati M23 yaramuka igeze ahangaha igasangamo n'ibi bikoresho rwose twaba tugize ibibazo, dore ko rwose baramutse babifashe twaza kubibazwa. Ubona ko M23 mu by'ukuri ngo ku munsi w'ejo niho bari mu gace bari mu nkengero za Burayi, kandi urabona wageze mu nkengero za Burayi uba wamaze kugenda usatira iyi centre ya Pinga. Ubona ko rero byatumye abasirikare ba FARDC mu by'ukuri nabo bashya ubwoba, ibikoresho ngo ari kugenda babishyira kure, navuga ngo biri kuba bigeze mu masaha y'igicamunsi, ibikoresho bakabijyana kure ngo kuko bazi yuko M23 ishobora kuzaza muri iyi Pinga mu masaha y'ijoro, niko bateganya. Barimo guhungisha ibikoresho, bari kugenda babijyana kure mu noneho bwacya ari amasaha ya kumanywa bakabigarura bakabasha kurasa muri bice M23 irimo, bwakongera kuba mu gisaha y'igicamunsi bakongera bakabisubizayo. Ni kikwereka ko mu by'ukuri FARDC n'ubwira ahangaha ntabwo yiteguye kuba rwose yahangana na M23, mu gihe M23 yaba igize ute yaba yijanditse muri mirwano ivuga yuko igiye kwigarurira iyi centre ya Pinga. Abantu bakibaza tese mu by'ukuri M23 kutigarurira Pinga ni intege nke yagize cyangwa se byagenze bite, cyangwa se n'imbaraga zikomeye za FARDC ndetse n'abambari bayo. Ariko kugira ngo tubabwire amakuru myayo cyangwa se agezweho, ntabwo ari imbaraga nyinshi za FARDC cyangwa se imbaraga nke za M23, ahubwo fighter nuko barindiye ijambo ry'umukuru wabo kugira ngo binjire muri centre, ko barakubwira ngo rwose baba barindiye icyo twakwita amabwiriza. Iyo batarahabwa amabwiriza rero niyo mpamvu ubona bagenda birwanayo bagabweho ibitero, ariko ngo bahawe amabwiriza rwose barasa batababarira. Niyo mpamvu ubona ko rero ngo muri iyi minsi nta mirwano iremereye iri kwaba, ngo nuko hari ibyo M23 ubwo ndavuga muri babayobozi baba bari mu bushorishori, hari ibyo bari gutegura bikomeye, dore ko amakuru naje kugwa bari kuvuga ngo hagati y'umujyi wa Butembo ndetse n'umujyi wa Goma muri imijyi uko ari ibiri ntibize kwatungura muri uku kwa 12 umujyi umwe ubashije kuba wagwa mu maboko ya M23, ngakaba ariyo mpamvu bari kujijisha banga kurwana kugira ngo nibura badasa n'aborosoro wabyukaga, ahubwo bakareka FARDC igakomeza guhugira mu byayo, noneho bakazayikubita ikintu cya surprise bafata umujyi umwe muri imijyi ikomeye twavuga ko iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubona ko ariko niko abasesenguzi bagenda babivuga, bakavuga ati wasanga ariyo mpamvu M23 itari kugenda yanshena hano muri Sakiro, ko yacishije make, yaba ari hariya za Kirumba iri gucisha make, yaba ari nanga za Pinga, bakavuga ngo ntago twamenye ibyo M23 ivumbitse, ariyo mpamvu iri kugenda biguru ntege ahangaha muri iyi mirwano. Atariko tugendeye mu bushishozi bwacu tureba n'uburyo bari kwitegura urugamba, ngo urugamba bari gutegura si urwo gufata uduce twa navuga ko duciriritse, ati ahubwo urugamba bari gutegura ni urwo gufata imijyi irimo ikomeye. Kandi iyo tuvuze imijyi ikomeye ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru uhita wumva Goma na Butembo. Ati no muri iyi mijyi ikomeye ntimuze gutangara mwumvishe umwe abashije kugwa mu maboko ya M23, ariko bakaba bari kubijyana biguru ntege babijyana mu ibanga kugira ngo
FRDC nayo itabasha kuba yamenya ibyo M23 iri kugenda itegura muri rusange. Ngibyo rero bikomeje kugenda navuga bigaragara ku myiteguro y'urugamba rwa M23 kandi nawe wabireba ukabona koko wabihereza imbaraga kuko urabona abasirikare bakugenda bongerwa yabaranga mu kibaya hose ongeramo n'ibikoresho biremereye cyane bari kongera abasirikare n'ibikoresho ugafata saki ibikoresho rwose n'ibiforo byamaze kugera hariya rwose abita za kingi ubona ko mu bice byose M23 yabona no mu nkengero za Kivu y'Amajyepfo abasirikare bageze wagera muri Masisi ho ni ibindi ukabona ko mu byukuri M23 hari ikintu navuga kibanga iryamanye idashaka kuba yasohora navuga ko izagisorera azaba ari nyamugigima iremereye cyane mu byukuri. Ayo mpamvu ubona ko abasesenguzi rwose bari kugenda basesengura ati ntibize kwatungura muri imigi ikomeye ubwo harimo Rubero, Butembo ndetse na Goma umwe ubashije kuba wagwa mu maboko y'uyu mutwe wa M23 muri rusange. Hanyuma ro muri Rucuro naho ni operation zikomeje zo guhiga kwirukanka ku barwanyi ba FDLR M23 akaba ariyo nubundi iri muri iyi gahunda cyangwa se muri iyi operation aho mu bice byose ubu tuvugana rwose yaba hano za Kiseguro operation zirimo gukorwa ariko ngo abantu bajya bagera bagasanga rwose ibyatsi byarameze kuko hari nakuntu bigaragaza nk'inzira ugasanga haraho bagaragara banyuze bagasanga rwose ngo nta nubwo baheruka ni imirombero biriya harango hari za parike ngo zame ikintu cyitwa ibinwa nabyo burango byagiye bibafasha kuko ngo hari ukuntu ngo kumanywa ngo batabaga barimo ngo M23 ikabahiga nijoro yarangiza rwose ikababura no gasiga ibomwe byabirwa none kumanywa bikabari noneho rero ubu ngubu bose ngo barakugende bikusanyiriza iyo ngiyo muri babaguri za Bambo niyo ngiyo iyo ngiyo nyine muri za Kabizi iyo ngiyo na za Mashango ariko ubu tuvugana M23 yamaze kuhagezayo umusada cyangwa se abasirikare benshi cyane ariyo mpamvu abagabo biri kubacanga bacanganyikiwe babuze amajyanama donc babuze iyo bajya niyo bareka babuze iyo berekera nibango ko ngaba banye no kandi ari nini ni wareba ibintu ntago borohewe pe ariko ni nyuma yuko hano muri Kabizo ku munsi w'ejo hafashwe abasirikare ba M23 ariko baturutse muri Wazarendo bora rukuntu ngo bagiye abaturuka muri Wazarendo biripotinga muri M23 ariko M23 ikabaha amahitamo kabyatese murabara ko defense cyangwa se tubajyane ku ifunzo mujye gukora ifunzo muzaba basirikare none ngo benshi bagiye bahitamo kuba abaroko defense bikundiraga uburoko defense kuko bumvaga ko roko defense ntabwo izajya kuri tere cyane mu bijyanye n'urugamba n'abawoga baracyara abanyabwo ubwo buracyabarimo none abavandimwe ngo nyuma yuko babahaye Kabizo ngo bajye bayikontora nk'amaroko defense bahagukubite barriere bashizeho bariyeri ariko menya ari ya bariyeri bavuze ngo basige barashinja ngo M23 ngo ifite bariyeri iri gusaba niyo ngiyo ngo iri kugira icya rwose ngo ikambura ngo ikaba yagufunga ngo bavuga ngo ukorana na FDLR nabo bango basige baragira bafite bariyeri hariya niyo ngiyo rwose za Rucuro ngo hari bari n'abaturage ngo bafite bariyeri kubara gufunga ngo ugatanga amadolari 500 bakakureka rwose iyi bariyeri noneho buriye wasanga ari abo bagabo iyi bariyeri ikabituruka Kabizo iri mu muhanda uturuka Kabizo za hano Tongo nabo ni nk'abazarendo muri make Zarendo chanze kubavamo cyabagumyemo none abaturage hari umusore ngo hanyuze ejo yarafite telefone nini kuri izi telefone ngendanwa nini za smartphone ahageze barayimwatse ajya muri defense ya M23 agiye gutanga report none se nuko arayije asanga ni defense ya bamakaske iri mu nkengero y'ahanga Kabizo hagije rwose ngo barakumanukiye vuga ati twereka umuntu ugize ute kwatse telefone hayatese basha kuko ikizarendo kiracyabarimo mwanze rwose mukivamo ntikibavamo mwakivamo ariko ntikigeze kibavamo mwakivemo cyo cyanze kubavamo hatese nimba abaturage tubaye hano kubwa abaturage tukaba turi kugira ngo tubabungabungira umutekano mwebwe mukamukutama barriere mugenda musahura ibyo bafite ndetse nimubabaza n'ibitansi bya hato na hato ibintu muzi yuko ari gutya dukora ate muvandimwe mu muhereze telefone yiwe Wamuzarendo wari wayimwatse ariko ngakaba yari niwe wari ukurera ko defense za hariya muri Kabizo shaka kwigira wa danger hahise amutera inagoda amuteye ingoyi bamuteye akagozi agashumi bahise amunagamwe agashumi bari rwose aramujyana ajya kumuta mu mvuto ati rwose namwe musigaye ahangaha
bibabera isomo twebwe ntago ari gutya dukora ntabwo twazanywe no kurya imitsi y'abaturage ahubwo twazanywe no kugira ngo tubabungabungire umutekano banasiga bashyizeho itegeko ry'uko iyo bariyeri igomba kuvaho ndetse yuko nuzongera kuba yahirahira ndetse batangana nimero z'abaturage mu baturage kugira ngo uwo bazajya ahohotera ajya hamagara abasirikare ba M23 kugira ngo ni haramuka hagize ikibazo kiba bajye babiyamaza iziro ko defense rega twabonye zikora amabara menshi uribukana cyagiye zigira gutya zikiba imodoka yari ijyanye ibicuruzwa ahantu ntaraza bakabyikorera za kirorerwa hari abo bita Tebero imodoka rwose yari ivuye haraza Butembo zamutse izanye ibicuruzwa hano Goma barayambuye amatelefone bakuramo amateleviziyo bakuramo ariko amakuru rwose baje kubahana baje kubafunga rwose ubona ko mu byukuri M23 ntago ishyigikiye ibi bintu naka na gatoya ubona ko mu byukuri ibintu byayo bishaka kugira ngo ibihe umurongo kandi abo gushaka kwica izina ryayo ntago igiborohera naka na gatoya ahari muri kabizo rwose ngo aba basirikare bavuye muri Wazalendo ariko bakajya mu kiroko defense nabo bari gukurikiranwa cyane kugira ngo barebe ukuntu batajya babangamira abaturage ubona ko mu byukuri muri kabizo izi Wazalendo birasangwa nabyo uzizahabwe amahugurwa kugira ngo amanzi baziforomata niko nabivuga kugira ngo zimanze kuba zajya ku murongo muri rusange ngibyo rero byahanga muri rucuro ubu ni bya rutuki tubwira ibyo M23 nyine byama operation iri kugenda ikora ariko urukona ko iri kugenda inyuza n'akanyafu kuri izi Wazalendo zaje muri local defense ya M23 kugira ngo zireke ibikorwa by'ubwambuzi ndetse n'iby'ubugizi bwa nabi muri rusange ubwo rero tuvuye ahangaha muri navuga muri rucuro no kwanga rwose muri Goma bya bisambo byaraye biri kwambura ejo bundi kimwe bagitikuye bimwe by'ibyo amazu agera muri 50 byapiye amazu arenga 50 agera muri 50 bagitikuye kimwe bagitikuriye he bagifatiye he bagifatiye ahangaha rwose navuga aha muri za ndosho niho rwose iki gisambo cyafatiwe naho nabonye cyari cyambaye n'umupira wa gisirikare ariko gifite n'intwaro dore ko cyari kiri kugenda kiri kurasa rwose aho kibonye hose kirasa ikirere kirasa mu mazu nyere cyo nabonye cyari kiri mu musozi oya agari cyari kiri mu musozi cyari kiri mu musozi nacyo cyari kibye akabaturage bari kukirukanka cyarangiye gipfa kurasagura undi rero yarari hano rwose muri ndosho aho yaje kuba yafatwa navuga n'aba bapolisi bagenda barinda umutekano wahangaha muri uyu mujyi wa Goma aho rwose ngo yabashije kuba yahangana nabo ariko abapolisi nta yindi sho bari basigaranye usibye kuba bamurasa abaturage rero baje kwishimira iki gikorwa bavuga ati avuga abapolisi ati bibisambo mubirase ati rwose ibintu byo vango murajya mujya kubifunga ati tubona ntacyo byatugezaho ni mugere rwose ubona ko rwose iyi ndosho rwose haraza mikino na gace karimo insecurity ku rwego rwo hejuru ubona ko izi Wazalendo ziri ahangaha za Mugunga izi Wazalendo ziri ahangaha rwose navuga aha muri ndosho mu by'ukuri barara bakora ibikorwa by'ubusahuzi bituma rero abaturage mu by'ukuri batishimye naka na gatoya ubu rero bakaba bafashe ingamba zo kuba boherezayo military police yo kugira ngo ihangane n'ibi bisambo kugira ngo bajye barara rwose bari kubihigisha uruhindo ubona ko batangiye kugenda babirasa ubona ko basizeho n'itegeko bakunda no kugenda saa 3 z'ijoro bakurasa saa 3 z'ijoro saa 3 wera saa 3 z'ijoro ugenda wikatisha mu makaritiye ukavuga ibyo uri gukora nuguhaha hakiri kare nukugira ibyo ukora bikora hakiri kare kuko nyuma y'amasaha rwose mwarama karitiye bizajya biba ari ibindi ngo rwose ira military police igiye kujya yinaga mwarama centre igenda ihangana n'ibi bisambo bikomeje kugenda navuga bihungabanya umutekano w'uyu mujyi wa Goma ubona ko bitiribuze kuba byoroshye naka na gatoya navuga yuko akabazarendo kashobotse izi Wazalendo zagendaga zibomora amazu y'abaturage akaye rwose gashobora kuba kashobotse muri rusange ngibyo rero bikomeje kugenda bigaragara ahangaha muri uyu mujyi wa Goma ubona ko bitameze neza naka na gatoya izi Wazalendo zikomeje kugenda rwose zikora ibikorwa by'urugomo muri rusange yes ubwo rero nuko ibintu bimeze hano muri Goma tubonye ko ibice byose rwose ntago byoroshye ubwo turaza kureba haba muri rucuro hanyuma se muri Rubero ngo byitwaye bite Rubero nta kiri kuvayo
iyo amakuru ari kugera nuko ngo Monisco yamaze kuba yazana ibirindiro bishya ahangaha Rubero ku zone ndetse hazana n'imbunda za gisirikare zirasa kure za gisirikare ngo ni ibitobrende n'ibifaru ubwo bya bindi by'amapene ndetse na bya bindi by'iminyururu bakaba ari kubizana mu buryo bwo kurinda iyi zone ya Rubero kuko bazi ko M23 ngo noneho aho bita Kase ishobora kuba yaragejeje abasirikare aho bita Kase ubona ko bamaze kurenga za Matembe na za Katwa bara advancinze bakaba bavuga ati rero M23 kubiri gukomeza kugenda iby'isata burenge iyi zone ya Rubero birasaba ngo dushyiremo imbaraga zidasanzwe ndetse na Monisco ibi hari igirute ituyambe Monisco rero ikaba yazanye ibirindiro ahangaha Rubero ku zone ni mu gihe rwose aho twari tuzi iyi Monisco yabaga ari hari ya za Beni ndetse na za Butembo ariko akaba bamaze kuzana ibindi birindiro ahangaha za Rubero kugira ngo akomeze kugenda bahangana ni M23 ikomeje kugenda izana imbaraga zidasanzwe muri ibi bice bya Rubero muri rusange ubona ko mu byukuri M23 muziko nejo ngo yahubuye drone ejo yahubuye drone iyo muri za Rubero hano mu nkengero za Kirumbo rwose ngo hari drone iyifata amashusho ariko ntabwo ari zibazirika ibisasu nizi zifata amashusho bitewe nuko ngo bagiye bagerageza ko bagaba ibitero muri M23 none bagasanga nta makuru yayo bafite ugasanga baguye muri za ambush za M23 ari mpamvu rero bari kujya bifashisha utu drone two dufata amashusho kugira ngo bajye batwereza muri eno za M23 none tubazanire amakuru kugira ngo bamenye uburyo baragira ute barapanga urugamba ariko ngo arakubohereje ejo kabasha kuba kaburirwa irengero ntago kigeze kagaruka bakaba bavuga ko rero bashobora kuba kararashwe na M23 bitewe nuko yoherejwe mu kirere cya M23 ariko ntiyabasha kuba yagaruka ngitange amakuru ubona ko mu byukuri iyi Rubero kandi ubona ko iyi Rubero niyo nzira kugira ngo binjire hehe binjire ahangaha rwose Butembo ubona ko ariyo mpamvu mu byukuri nabo bari kugenda bashyira imbaraga zidasanzwe ku ruhande rwa FARDC kugira ngo batabasha kuba bacibwa muri humye ni M23 ikaba yakwinjira ahangaha rwose Rubero ku zone ikakserera ikugirute yinjira na Butembo ngibyo rero ubona ko Monisco nayo yamaze kuba yipanga umurimo ahangaha muri Rubero sinzi ngo niki kiraza kuba kikurikiraho mu gihe barabamaze kuba bashyira ibirindiro bikomeye ahangaha ni mu gihe rero hari n'imodoka navuga yo mu bwoko bwa Leo n'utumodoka dutatwutu Leo kabashije kuba kakora impanuka ariko ngo gakora impanuka bitewe n'abasirikare ba FARDC dore ko babashije kuba ngo bayitangira bagira ngo bayambure umushoferi bitewe n'igihunga rwose n'ubwoba arayirukansa abasha kuba yahita munsi y'umuhanda yirukanse imodoka yita munsi y'umuhanda imodoka ibasha kuba yakora impanuka ariko impanuka ngo bakaba bayishinja abasirikare ba FARDC bari bashaka kwambura iyi modoka yari yikoreye navuga ngo yari irimo amadiyama ndetse irimo imari ubona ko imodoka ngakenshi baburimo imari ubona ko ngo abasirikare ba FARDC bari bamaze kumenya yuko karimo imari none bashaka kugahagarika umushoferi bitewe nuko azi yuko nta kindi bari bagiye kumubaza usibye kuba bakwambura iyi mari ayirayiruka nawe ikubita ikiboko bitewe n'igihunga cyinshi n'ubwoba bwinshi abayinaze munsi y'umuhanda ayirenza umuhanda ibi rero ibikorwa bikaba navuga ko usibye ngo ku imodoka nta muntu wabashije kuba yayigwamo uyu mushoferi rwose ngo agiye kugwa imodoka yagiye kwinaga munsi y'umuhanda ariko nayo yamaze kuvamo ariko ngo ubona ko FARDC aribo banyirabayazana kuba imodoka yarakoze iyi mpanuka ubona ko bari kubirega FARDC bavuga ati iyo mutabasha kuba mwakanguye umushoferi cyangwa se mwajya kumutega kandi mudashinzwe ubundi hariya hari abashinzwe kuba bahagarika imodoka abo bita hariya babita ngo ikidi ubwo ni nk'abapolisi baho babishinzwe ni nk'abapolisi ariko hariya hari irindi zina babita abagabo babita baruraje babita baruraje n'abapolisi bo mu muhanda rero abatese ko mutara baruraje ubundi mujya gutangira imodoka muzihenze niko kubona umusirikare nyine yipanze akazi k'abapolisi bo mu muhanda nawe ari wowe wagira ute wagira igihungu ukirukanka ubona ko rero bari kwishinjwa ibi bintu rwose kandi ngo sibwo bwa mbere babikoze izi modoka rwose zituruka Butembo ziza angaza Kanyabayonga rwose usanga ngo abasirikare bari hano muri Rubero bakomeza kugenda bakora ibikorwa by'ubwambuzi ndetse ugasanga n'aba basirikare navuga ba chauffeur bakoresha umuhanda bagenda barega umunsi ku munsi abasirikare bakoresha uyu muhanda bavuga ko rimwe na rimwe usanga hari ubwo banafungwa babahora ubusa kandi nyamara badashinzwe ugasanga ngo bari kwabaza ngo zana perimi ngo zananga ibiki n'ibiki kandi atari bashinzwe kugira ute kuba babibaza ugasanga rero mu by'ukuri ngo abashoferi bari ahangaha
ntago ari kwishimira iyi myitwarire y'abasirikare ba FARDC bari muri ibi bice bya za Rubero. Yes, nguko rero ngo sina makosa amakuru yacu twasoreza ahangaha. Yes, amakuru yacu twasoreza ahangaha ubona ko rwose ibijyanye n'imirwano ariko ngo neje mu gace bita nabonye ngo agace bita Kasisi ni agace kabarirwa muri territoire ya Rucuro ubwo ni hariya rwose hafi ya za urenze za Mabenga ubona ko rwose ngo ejo naho hari habaye imirwano ariko nayo idakaganye hari bya bitero shuma byawa bya bitero shuma bya twa za FDL ziba ziri hariya rwose mwara amashyamba ubona ko ariko ngo nta kiremere cyabashije kuba cyavamo ubona ko mu byukuri ariko hagize igihinduka dushobora kuba twaza kubabwira ariyo mpamvu ubona ko rwose imyiteguro niyirimbanyije muri rusange abari ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Reka tugushimire cyane no wari wadukurikiranye cyangwa se watangiye kuva ku munota wa mbere kugera kwa nyuma ariko tugusaba gukanda kuri subscribe wowe utarayikanda kugira rwose buri ko dushyizo amakuru azaje akugeraho mu mbere. Nguko rero ngayo roho nzima mu mubiri muzima ngira gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School.